kugira ngo mfate decision zo gukora umusatsi hari ibintu byinshi nari maze kubona kandi abakobwa ntibamutera ishyari bambwire ngo baranshaka tubihangane nava ko nafashwe yuko den ikintu nababwira ukizwe suko waba wambaye imyenda uko wambaye kose Imana irakwakira ukizwe suko uvuga ko wambaye nushaka wambaye ikariso cyangwa se isutiye yonyine ikariso n'isutiye umunwa ko nta kibazo umunwa nabone turabizi ko nubundi baradoda abantu ishyari ryahoze kuva na kera so nabamubwira yuko bavuga ibyo bashaka kucifasha dasuze zo gukuraho namwe ati ejo n'ejo bundi batazatubona turi mu nzira bakabona twese dufunze shinyo byagaragara nabi umwe ahindure look niko navuga. Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merereye impande ndetse tunabashimira mwe mwese mwakoze subscribe naho utarayikora uyu ni umwanya mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwe mwese mu ibitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe aho merereye hose Imana ibaha umugisha tuhuza cyane n'abantu bari Burundi cyane njya mbibona ko mudukurikira kandi mukambwira ko mwifuza ko najya mbasuhuza nayige ndabona rwose yabaramukije cyane nabaramukije cyane tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yige ni meza. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Impamvu wenda uyu munsi navuze ngo wibwira abantu se niba kumenyereye koko bamaze kumenyera cyane. Yego. Hanyuma uyu munsi natunguye cyane. Navuga ko ikintu cyagutunguye Jeso gukuraho umusatsi. Navuga yuko ni surprise nagukoreye. Njewe misengira ikibazo cy'amatsiko. Iyi sa ni cyo kintu cyaguteye imbaraga mu kuvuga ngo reka umuntu umusatsi ngukureho. So navuze yuko kugira ngo mfate decision zo gukuraho umusatsi hari ibintu byinshi nari maze kubona mu commentaire bamwe bavuga ati kugira ngo wemere yuko nakijijwe n'iki babone yuko nanye nase mfata decision zo kuvuga ati reka mpindure look nari mfite ku mutwe yego mpindure babone yuko nakijijwe koko so nase mfata decision ati mundi umusatsi ni ibintu byimeza so nafashe decision zo gukuraho iminsi ishize none se ndashaka umbwire gatoya ntago byakugoye cyangwa se waragiye uricara uratekereza cyane ko burya ubushize navuganye n'umuntu bitwariza arambwira ati byihorera ati burya umusatsi guhinduka no kwimana atari kunzi neza ko ige uriya musatsi bizarangira wogoshe nicyo kintu wenda cyantangaje ariko iyi saha ndabona koko wahindutse geriza wenda tuzanakorana ikiganiro n'umuntu bitariza nzamubaza ati se usigaye werekwa cyangwa se nawe yaragwamaga akubwira ati uriya musatsi ndashaka umfashe wenda ube wawukuraho cyangwa se wawugabanya. So navuga ko riza nango yigeze abimbwira gusa yize kubinganiriza arambwira ati ko nshaka ko ukuraho umusatsi ndambwira ati riza ntago nakuraho umusatsi ndawukunda kandi ni ibintu byanjye numva nkunda cyane kuko ari abantu benshi nzi bafite imisatsi ari abatipe so gasanga hari ufite dread akaba n'ufite imisatsi akawutunga ari naturelle ari afro so navuga yuko nago nabikonseho cyane kuko yaramaze kubimbwira twaranabishwana icyo gihe ndabibuka then nahise numva yuko ari ibintu biri aho bakongeye nafashe decision ku giti cyanjye nta muntu ubingishijemo inama then abantu bahariya navuga nabo baratunguwe baravuga ati shani surprise ko dukoreye pe gufasha decision zo gukuraho umusatsi kandi nabyo ndabishimira ko babambwiye ko batunguwe ni nka surprise nabakoreye. Hanyuma hari abantu benshi muri comment bagiye bandika comment zitandukanye ati yige koko niba ashaka kuba umuhungu niyogoshe no musatsi hari n'abandi benshi bagiye bavuga ati yige turashaka kumufasha ariko turashaka ko ikimenyetso cyagaragaza yuko ari umuhungu. Ni nk'icyo kintu wababwira ibyo byose na comment wagiye uzisoma nkunze ko anambwiye ati nabonye comment mbona abantu kuko hari ikintu banyifuzaho bituma bimotiva kuba nakogoshe. So ikintu nababwira yuko ibyo bambwiye commentaires z'abantu nagiye nzibona kandi byaranashimishije ko ndumvaga abashaka no kumfasha ibintu by'imyambarire ibintu by'imirire n'iki
na siporo kugira ngo nganguze mere nka ndi nyine batera ibyuma so kandi nanabishima kandi ndumva nshaka kugira ngo nashake n'umugore uko navuga sure urakoze cyane ukoze yasunyutse ibuye ubushize hari umukobwa mwakoranye ikiganiro wenda hari n'ababishije muri komenti ati utubabarire uzongera uduhurize Yige n'umukunzi we twumve aho bageze ushize twakoranye ikiganiro ari kumbwira ati Yige turavugana tujyana gusenga hagati aho ngaho turanavugana cyane cyangwa se hafi ya buri munsi bihagaze mu rukundo rwawe n'umukobwa witwa Aline so navuga ko Aline tubigenzemo neza ari kumfasha bimwe na bimwe hari ibintu bimwe arimo agenda mfashamo nk'umuntu umukunzi kandi nawe ndamushimira ndamukunda cyane byinshi arimo aramfasha ni byinshi sinavuga ngo ni ibiki uko ngiye kubirondora ni byinshi cyane wasanga byafata registres kugira ngo mbyandike nko mbivuge so navuga ko ari ibintu byiza cyane kandi ndabishima hari undi mukunzi wabajije ati ese Yige ko mbona abakobwa bamukunda ari benshi kandi hari umukobwa yemereye urukundo aho ngaho azabyitwaramo gute ntibizamubera ikibazo mu guhitamo kwe umuntu wavuze gutyo bamusubiza iki ibyo ari byo byose nayo ndabona ucyakira agakiza hari abakobwa benshi koko bansabye ati wazaduhuje n'umuntu bita Yige yego ubundi amahitamo yawe wowe wenda wemereye umuntu bita Aline urukundo azagendera kuki to navuga yuko Aline ntagire umuntu mukanga kuko niwe mutima wanjye wahisemo niko navuga ni umuntu uri sharp ni umuntu uzi kure azi ibyo hanze n'iby'imbere kandi abakobwa ntibamutera ishyari bambwire ngo baranshaka tubihangane navuga ko nafashwe ntabwo ndafatwa neza then kubera ko Aline ni umukobwa nabonye uri pose utuje aragufite then aramfite muri we niko navuga muri make hanyuma njyewe yambwiye ikintu kuri kamera za Gasaro TV ati njyewe ati babakobwa bose banditse comment banuka ngo nambaye nabati nzi yuko njyewe nsenga ku giti cyanyanti kandi no kuba Yige yarankunze yabonaga ko mbyambaye abantu bateye comment ngo ese ubu uyu mukobwa arakijijwe koko wambaye gutya wababwira iki cyane kuvuza ati kugeza iyi saha niwe mfite n'uri mu mutima wanjye navuga yuko then cyo nababwira ukizwe suko waba wambaye imyenda uko wambaye kose Imana irakwakira ukizwe so kuvuga ko wambaye nushaka ko wambaye ikariso cyangwa se isutiye yonyine ikariso n'isutiye ntabwo bivuze ko yarambaye ura mwenda byatuma atakizwa cyane then nizera ko n'abantu babugiye babivuga sinzi ko nababwira nababwira yuko then gukizwa ntabwo ari umwenda ugizwe n'umutima wowe ni ukuvuga ngo uko yari yambaye ntabyo witayeho cyangwa ntabwo nize cyane yego yes ubwo rero ndumva Yige rwose aho yanavuze ati hari ikiganiro nabonye yakoranye n'umukobwa ati numvishe ngizemo akantu ko gufuha ndanamuhamagara arambwira ati biriya ni ikiganiro Yige ndashaka umbwire aguhamagara yego ni iki nk'icyo kintu yakubwiye yakubwira ati nafushye cyane ko burya ejo twagiranye ikiganiro arambwira ati akantu ko gufuha kajemo yarabimbwiye ariko ndambwira se biriya koko ni ibiki nakoze ndambwira turiya n'umuntu twahuriye kuri sene kuri debate ntarakare kandi ntanabyumvira nabi kandi bizere yuko akwizera anyizera kandi ndamwizera hanyuma rero yarambwiye ati iyi saha Yige njyewe rwose n'igihe kizagera tube twajyana mu rugo ati kandi nta muntu n'umwe ushobora kumbuza umuntu bita Yige hagize ukwitambika akaba yakubwira ati uyu mukobwa mureke ati ABCD ibintu nk'ibyo wakora iki umunwa ko nta kibazo umunwa nabone turabizi ko n'ubundi baradoda abantu ishyari ntiryahoze kuva na kera so nabamubwira yuko bavuga ibyo bashaka icyo umutima wanjye ushaka ni none se haramutse hagize nk'umukubuza turiya mukobwa urabizi ati nimuberanye ibiki n'ibiki yamumbuza gute se kandi ntabwo subizi ubwo cyose nimba yazana iki se Bikira Mariya ari wazanira uruhande rwanjye kuvuga nawe byinshi kandi umunwa ndabizi benshi barabufite bazambonana nawe
kandi ndizera yuko nkuko nayo yambwiye ati harabambujije yiga ariko barahari benshi kuko akenshi turaganira inshuro nyinshi, turavugana, igihe tunakorana ikiganiro cyo kuri telefone tugasenga, yarabimbwiye ejo, tugasenga tukagira gute, tukanahimbaza, tukaririmba, then nkumva ko ibyo bintu binshimishije. Abajya kuvuga abandi inyuma y'umugongo simpindukira ngo marebe, siko muri seriye na seriyeze wana tubirimo neza cyane. Hanyuma yige ndashaka umbwire mu minsi yashize wenda wagiye kwiyogoshesha, warabyutse mu gitondo uravuga ati uyu munsi nafashe umwanzuro, cyangwa se wenda hari ukuntu umuntu avuga ati nasengeye ikintu numva ko kiri ngombwa? Ego navuga yuko nabanje kubimuganiriza, ndabimubwira, ndamubwira ati Ali, sinamwise Ali, namwise be. Namwise be bite. Baramutse ute, mwaramutse neza, urumva umeze neza yego, kari ikintu nshaka kumfasha. Arambwira ngo nk'ikihe se buriya? Ndamubwira ati ngiye gukora umusatsi. Arambwira are you serious? Cyane ko mu kiganiro cy'ubushize yari yavuze ko ari cyo mbese gukunda cyane ariko akunda umusatsi we birenze. Akunda umusatsi wanjye. Then twabanje kugira discussion nyinshi cyane n'iki. Arambwira ati be kuzi ko nkukunda kandi nkaba nkunda n'umusatsi wawe, kuki wifashe udasose zo kuwukuraho? Ndamubwira ati ejo n'ejo bundi batazatubona turi mu nzira bakabona twese dufunze shinyo, byagaragara nabi, umwe ahindure look, niko navuga. Ahita ambwira ati wow. Arambwira ati ninde muntu abikubwiye? Ndamwe no, so naraye mbitekereza nijoro, ndabandaza guhamagara mu gitondo mbikubwire. Arambwira ati are you serious kukuraho? Nkumva aracyagomeje kumbwira ati are you serious uracyagiye kukuraho? Ndamwira yes I'm sorry. Babe ko numva nabishaka. Arambwira ati be ko numva nabishaka. Ndamwira be aho kugira ngo abantu bajye batuvuga ngo twembi turi abagore, ntabwo byaba ari byiza. So umwe ahindure look y'umutwe. Ndamwira ati ko njye bazi yuko then nahindutse niki. Ahita ambwira ati ako kantu uvuze niko koko. Arambwira ati ibintu mbwiye ndabyumvishije. Ahita ambwira wow, nta kibazo. Ndamwira ati ubu tuvugana imiti itarenze isaha imwe cyangwa amasaha atarenze abiri ndaba nkukuyeho. Arambwira ati mbabara uze kunyereka bamaze kogosha. Arambwira ati se ko nzi yuko abamekaritsiye abantu benshi bagukundira umusatsi wawe n'iki. Ndamwira ati iyo umuntu afashe decision aba yifashe, ntabwo biba byatuma nakora ibyo nashaka. Icya mbere ni wowe, ntabwo aba ku ruhande ntacyo babimbwiye. Arambwira ati okay ntareba. Ndagenda njya muri salo, nabanje kujya muri salo ya mbere barabyanga, baravuga ati wapi. Ndamwira ati mva abizi munize umukasi mbereke. Barambwira ati ugiye gukuraho umusatsi? Ntingiye kuwukuraho. Ntugiye kuwukuraho? Ntingiye kuwukuraho. No, aho kugira ngo basi tuwukuraho basi tugufuriremo tunakuramburire for free, nta kibazo. Nubwo zinuda amafaranga ako uhaguruka ugenda ufite fresher ku mutwe, tunagusukuza for free. Ndamwira no, icyo ngamije kushaka kukuraho. Mbona barabyanze, mbandagiye njya mu kabati ndakura tiruwari, mbambonyemo umukasi, nangije mfata umukasi ndawukata hose. Batabwa ati siko umuntu ari seriye burya. Ndambwira ngo gaho ngabanyiriza rero, nyogosha uko mbyumva uko mbishaka. Ndambwira ati kureho hano hejuru usiga agasatsi gakeya ordinaire. Arambwira ati okay ntare, ariko ubona nyine barababaye. Ariko ndabyihangana. Ndambwira ati n'ubundi se pfa kwa baby wanjye yanyemereye
niko navuga. Hanyuma wenda njyewe ngize kandi kabazo k'amatsiko wambwiye ati namuhereje ifoto mbese atarishima, ni nkiye comment yaguhaye? Bwa mbere yabanje kumbwira ngo uzi ko wagira ngo urakabebe. Yambwiye ngo uzi ko wagira ngo uri bebe neza ugira ngo umva base kugabanya umusatsi wa kugera ku muntu mukuru, none umusatsi vuba ukuyeho umva wabaye bebe mu maso. Ndamubwira ati none iyo niyo ngoshesheje nikomera tamba mu maso nyine tamba ngira baby face. Ariko nabyo nyine ndavuga ati nta kundi. Yabyishimiye se byamubabaje? Yabyishimiye kandi binamutangaza. Then yamaze kuyibona ifoto yambwiye no ni surprise nkore. Hanyuma yige wenda ndabona ubwanwa bwarameze nta gucibwogosha nayo gufitega gakeya. Nyine ndi kuhanyanyeza nabwo kugira ngo ndebe yuko bwaza. Nabwo yambwiye ngo ngomba kubutereka kugira ngo abantu babone yuko turi mu muhanda cyangwa se turi ahantu twasohotse twajya kunywa fanta cyangwa se kurya gusangira. Arambwira ati nabwo butereke kugira ngo babone yuko ari ikintu wahindutse. Nabwo ndi kugira ngo ndebe ko bwaza. Hanyuma ndashaka unyibwirire ukigera muri quartier zanyu ibyo ari byo byose ari abantu ba mbere bakubonye bakubwiye ngo iki bakikubona yige wowe undi wari ufite umusatsi wahoze mu bibi uyu munsi ari mu byiza rwose yemeye no gukuraho umusatsi? Navuga yuko aba mbere bambonye nyiva muri salo uwo munsi bahise bavuga ati uriya niga turi kureba cyangwa ni impanga ye turi kureba. Mbona abantu benshi byabatangaje baravuga Igor ufite umusatsi. No, impossible. Ni ibintu bitumvikana. Ati ko tuzi ko yiga kunda umusatsi. Umusatsi wawitaho abashaka kuwukuraho. Abura hari ikintu. Nyenda bihorera bakomeza baravuga abo twaganiriye barambwira tubwiza ukuri. Kuki wakuyeho umusatsi? Ndabwira ati mpamvu nakuyeho umusatsi. Burya uhinduye character ugomba no guhindura ibintu byose ku murongo. Nimba narindi outside nk'abandi inside urumva ni ibintu bigomba kuba bitandukanye. Nimba kimwe ukivuyemo ugomba gutukuraho n'ikindi byose ku murongo. Nyine batangaye baravuga ati yo buriya ntiwamenya wasanga afite ikintu gitumye akuraho umusatsi ko tuzi ko yiga kunda umusatsi. Ndabihora nyine barakomeza baravuga n'abantu banjye. Hanyuma ugeze mu rugo indani noneho mu nzu abantu bo mu rugo bakubwiye iki? Bakwakiriye gute? Ibyo ari byo byose ibiganiro byawe ndabizi ko babikurikira bumva kuvuga ati nge nsimbaraye ku musatsi wanjye. Ni nkiye comment bakubwiye? Navuga yuko mu rugo baratangaye. Umwe aratanguka ngo ego ibi ni ibiki turi kubona wakuye umusatsi. Ndabwiye ukuraho n'ibigeze nimwe umusatsi wanjye umera nk'ibihaza umera buri munota. Ntabwo kwezi kwashira nta musatsi mfite umusatsi mwinshi. Basi nyine birabatangaza barumirwa. Ndababwira ati gusa ntihagire n'umwe ubwira abantu bo muri famille ko nakuye umusatsi mubihorere bizabatungure babonye narawukuyeho. Barambwira ati narebe tuzabibabwira ntabwo tuzabivuga biraho. Nabiyatsaho narebe ko mgeretse mwebwe bavandimwe ariko sinshaka ko hari undi muntu muri famille uzamenya ko nakuye umusatsi. Ntabwo mbishaka. Barambwira ati nta kibazo. Mbese ariko muri make babyishimiye? Navuga ko babyishimiye cyane. Hanyuma wenda hari comment nyinshi nagiye mbona abantu benshi bavuga ati rwose Liza ni uwo gushimirwa cyane. Ati Liza ibyo ari byo byose kuba yige yaragiye akavuga ati ndumva nifuje guhinduka. Ati byaturutse cyane kuri debate ahanini yakoze hanganye na Liza. Ati ubwo nayige ku giti cyabyivugiye ati ngewe natekereje ku magambo Liza yambwiye numva nyine ko nitekereje ngomba guhinduka.
Yego. nzi neza ko wenda Liza ni umuntu mujya muganira cyangwa se mukanasengana. Liza waba wamuvugisha ukamubwira ati nogoshe cyangwa se ntago murabasha kuvugana? So ntago ndabimubwira ko nogoshe. Ndashaka ko ubutaha tuzakorana ikiganiro nkamukora surprise. Akabona ko umusatsi nawukuye. Yego. Muri iyi minsi ni ukuvuga warambwiye ati nta mujya musengana, ntago muheruka gusengana we? Ntago duherukana kubera ko nyumvisha ari ngo hari ibintu yarimo bindi sinzi nimba ari ibiti, gusa naramubajije numva arambwira ati arajagaraye, hari ibintu ari kwirukankamo. Ndamubwira nta kibazo, gusa nkumbi gusengana nawe. Arambwira sawa. Hanyuma iyi saha Liza ndabizi ko akurikira Saro TV. Yego. Niba ari kureba iki kiganiro abona wabaye undi muntu y'isaha, ubutumwa umugere. Navuga yuko icyo namubwira ndashaka kumukora surprise mwereke, gusa ndashaka gushimira Liza, n'umuntu mwiza, n'umuntu uca bugufi, kandi ndizera yuko aho yankuye nako navuga, nizera hari benshi azahinda bameze nkanjye. Kandi ndanabyishimira, kandi rwose Liza ndagwa big up. Sinzi gift ntago kuningana. Gift kuningana ndizera Imana inshoboje nkabona ubushobozi ari cyo namuha cy'Imana. Uko ndibuka kwa debate twakoze njye nawe. Akira debate ni igikuva mu mutwe. Nishora kumva mu mutwe debate. Era aje nicara nkafata telefone nkayireba. Mfata telefone y'umuvandimwe nkayireba kuko nye na smart mfite. Nkavuga ati nkayireba ira debate. Nkiyukuru nikaragaga. Ndabireba nkatavuga ati ariko buriya ako buzi ko buryo buyobe bubaho. Uburyobe bubaho. Tuhasanga buriya narayabya buriya, ariko abantu ntibabyumve nabi. Ariko ni nabyo kukahise ntago natinya nanjye kubikubwira. Nushaka unkubita urushyi umunsi ntiwarunkubita, ariko ari mu buyobe pe, wari mu ngoyi za Satani. Liza niwe ujya ukunda kubwira abantu gutyo ati muri mu ngoyi za Satani cyane rwose, niko navuga. Ariko abantu ntibabyumve nabi, nimba bumva ko ige yahindutse ni ige ku giti cye, nagari ige abandi bantu bandi bo ku ruhande, niko navuga. So abandi njye mbona amakomantere menshi bagiye babivuga, then ndihanganisha abantu bose bagiye bavuga yuko ibyo ndi gukora ari ubugoryi. Ntabwo ari ubugoryi. Ige niwe wahindutse ku mutima wewe ku giti cyiwe, ntabwo ari ige public nk'abandi bose bari inyuma. So ndizera yuko batabyumva nabi. Ko hari n'umuntu ushize twaganiriye numva ari kuntuka ngo ibintu urimo urakora ntabwo ari byiza. Ndamwe wowe umitiramo ibyo ngomba gukora. Ngo uri kubyumva nabi, ngo hari umuntu twaganiriye ngo arabimbwira ngo ibintu cyenda, ati wowe unzira mu buzima forward. Then ndumva ko twanashukwiye turabishukwanira tuhafite natukanira. Danyije ndavuga ati ariko ubundi ndi kutukana nande. Namwe ati wowe urinde kuri jewe ku giti cyanjye. Famille yanjye irakoze. Ndamwe ati famille yanjye irakoze. Abavandi munye barakoze. Ntibakubonye ko habaye ikibazo. So ndizira yuko rero umuryango nyita winjiramo cyane, cyangwa se njye nyinjirije ntabwo mbikona. Ndenda namubwiye ati rwose babara please ntukangendere mu ntabwo nkunda umuntu ugendera mu buzima. Hanyuma yege wenda ngengeze akandi kabazo k'amatsiko, ndashaka umbwire Ige wahahise wenda wari muri bwa buyobe bwo kuba yaramutinganye, ariko uyu munsi ni Ige mushya wundi. Ndashaka umbwira hahise hawe igihombo wari waragize, ndetse n'uyu munsi inyungu ufite mu kuba warakijijwe. Ukavuga ati nka Ige kuba narakijijwe nkemera gukuraho umusatsi w'abantu bose bambwiraga ko ari mwiza, inyungu ni iyi, igihombo nari nagize kera ni iki? So navuga yuko ikintu cya mbere navuga yuko igihombo nari mfite ntabwo nari nzi Imana ngo ni iyi, no kwinjira mu by'Imana ngo bimeze bite. Numva ko kujya mu rusengero nkasenga byaboneraga ari biri aho ngaho, narangiza nkagenda nkakora ibyanjye, cyangwa se nkafata umunsi wo ku cyumweru nkagenda nkasenga
nava gusenga nkafata umunsi wose nkumva ko ari umunsi wa dimanche nyine uri aho ngaho narangiza nkatangira ngo bwacya kuwa mbere nkigira muri gahunda zanjye numva ko ari ibintu biri aho ngaho mba n'ibintu biri aho biratuje numva ko then ibintu by'Imana biri aho bituje bicecetse biri aho ariko naje gusanga ari ibintu byiza cyane aho wanabwiriza ati we Satani uramuzi ati Satani abaho se ubundi nawe nababwira ati Satani ubundi abaho hambwa ati Satani se ni igiki ntabwo n'umuri Satani abaho niko namubwazaga akamwaza Imana urabizi ko ibaho ni Imana ndabizi ko ibaho arambwira ati ntabwo uramenya agakiza ko nubyinjiramo ukabimenya ukamenya agakiza bizakuryohera so naje gutekereza kabiri naje gutekereza bwa mbere mbona ni ibintu biri aho nyamuneka abantu bari kunca intege please twihanganirane twumvikane yewe buri muntu n'agahundesho k'inyamikunda kubivuga ndizera yuko Imana ntago Satani ayirusha iki imbaraga Imana niza mbabere Satani aza bwa kabiri n'umugome muri kunamubonye cyane rwose pe nanabyanze navuga ati nyamuneka abantu banje intege rwose ndabihanganishije none se niba atari ibanga nibura ntari abantu baguca intege gutya niba atari ibanga isaba kubwira ngo iki baramwira ngo ibintu ndimo ngo ntago mbizi namwe ati biki muri bose ninde wanzanye kuri isi Imana kuva nyine muto kugeza aho ngeze ubu ngubu narisobanukiwe icyo ndicyo niko navuga barirwe banje intege bambwira ngo ibyo ndimo ngo ni biki ngo biriya bintu bizatuma ngo abantu ngo batagufasha n'iki namwe ati ntabwo mubizi burya abantu bari kumfasha n'abantu bazi Imana tagakiza kararyoha ngo kandi agakiza uzuko nukaryoha abyo bazi la ntabwo babizi yige hari kuva wakizwa hari ikintu wahuye na kisaho ukavuga ati nari naratanzwe ni ikihe kintu mu gakiza kawe ugenda bukewe cya step by step ukizwa uvuga ati hari ikintu cyanshimishije cyane bituma binansurikira wenda gukura wa musatsi mbona koko ko ibyo ndimo nta buyobe ndimo mbona ko ari inzira nziza Gasaro TV.